Turagarutse twongeye tugarukanye n'umukozi w'Imana. Abantu bategereye ikiganiro cyatambutse, twari twavuze yuko tuzamugarura hano aje kutwigisha ijambo ry'Imana. Rero ndagusuje umukozi w'Imana. Yambusanze. Wiriwe neza? Ni amahoro murakomeye. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ubwirize bene data bakijijwe ubutumwa bwiza, kandi ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo ubutumwa bwiza ntabwo bukoza isoni. Amen. Twongeye kwakira abantu bose bakurikiranye ino channel Umuyoboro TV. Turababwiye ati mwegere twigana ijambo ry'Imana ku bakunzi b'ijambo ry'Imana, abantu bashaka gukizwa, abantu bashaka kumva ubutumwa bwiza kuko ntabwo bukoze isoni. Begere hafi twumvane ijambo ry'Imana hamwe n'umukozi w'Imana twazanye. Ganire ku butumwa bwiza kuri Bible. Amen. Kuko abantu benshi muri iki gihe banyotewe n'ijambo ry'Imana. Rero ni ikintu twatekereje kugira ngo tuzane abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Nejo bundi tuzazana abandi, nejo bundi tuzana abandi, nejo bundi tuzana abandi, kugira ngo twigane twese ijambo ry'Imana byose bituzanira ibyiza. Turabiyegereje abari mu Rwanda, abari Burundi, abari muri Kongo, abari Kenya, abari Uganda, abari Tanzania, abari Mozambique, Irani, ibihugu byose bigiye bitandukanye, abari hanze ya Afrika, mu Burayi n'ahandi, Europe n'ahandi. Mwese turabiyegereje, mwegere twumva ijambo ry'Imana. Bagenda gukurikirana ikiganiro cyo twatambukije ubuzima bwo gusenga, batubwira ko gusenga atari intwaro y'umukristo, ahubwo gusenga ni ubuzima bw'umukristo agomba kubamo buri munsi. Umva ko nakurikiranye, ubu ngubu agiye kutuganiriza ikindi kiganiro. Arabwiriza, ntabwo agiye kuganira, agiye kubwiriza ijambo ry'Imana. Icyo musabwa ni ukumutega amatwi, naje ndimo, hanyuma tukaza kumubaza ibibazo nyuma. Ahantu ugira ikibazo muri comment uraza kwandika uvuga ati uyu muntu nimba unifuza na nomero ziwe turaza kuziguhereza kugira ngo ibintu bigende neza, nimba ushaka kumuvugisha inbox. Rero umukozi w'Imana twakwakiriye, wegere mu materaniro iyo no munsi, nkuko dufite abakristo benshi bakurikiranye ino channel. Rero bano bakristo bari ahangaha bashaka gukizwa n'ijambo. Twigisha ijambo ry'Imana, wigishe bene data bari hariya, naje ndimo, kugira ngo imitima y'abere ikomeze gufasha. Amen. Hanyuma abantu batari bamenyereye, nitwa Evangelist Christian, Harvest Church, Nyabiheke Parish. Hanyuma isengera mu nkambi. So ndi umugabo wubatse, ndashimira Imana. Nkuko rero mwabinsabye, muragira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi nibyo koko. Reka n'ubundi dufata umwanya tuganire ku ijambo ry'Imana mu minota mikeya. Ndakwinginze ngo ube hafi, ukore subscribe, ukore share, kugira ngo sharinge n'abandi ba bene data babashe kumva aya magambo y'Imana tuba tuvuga muri iki gihe. Hanyuma ukande kuri like niba ubona ijambo ry'Imana ryakuryoheye, uri gufashwa, ukore like. Hanyuma ushaka gutanga igitekerezo, ushaka ufite icyifuzo ushaka gutambutsa, jya hasi muri comment wandikemo, muri section ya comment wandikemo icyifuzo cyangwa igitekerezo cyangwa se inyunganizi yawe. Ndetse niba wifuza kuvugana natwe mu buryo bwo kugira ngo waguke mu buryo bw'ijambo ry'Imana, nabwo turiteguye. Tushaka kuguha nimero ni 079 299 2484. Ushobora kuyireba noneho ukayandikira kuri WhatsApp, ntabwo ihamagarwa, ukandikira kuri WhatsApp, hanyuma ibintu bikagenda neza. So rero uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo igicaniro, ubuzima bw'igicaniro cyangwa se imibereho y'igicaniro. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abalewi, ibice 10 umurongo wa mbere, hanyuma turasoma n'umurongo wa 4. Bibiliya iravuze ngo Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo, bashyiramo umuriro, bashyiraho imibavu, babyosheshereza imbere y'Uwiteka, umuriro udakwiriye uwo atabategetse. Imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika, bapfira imbere y'Uwiteka. Umurongo wa 4 uravuze ngo Mose ahamagara Mishayeli na Elizafani bene Uziyeli se wabo wa Aroni, arababwira ati
nimwigire hafi, muterure bene wanyu, mubakure imbere y'ahera, mubajyane inyuma y'ingando z'amahema. Amen. Bene data, iri jambo dusomye ni ijambo rigari cyane. Buriya iri ni ijambo rigari. Iri ni ijambo rigari, ni ijambo umuntu ugiye kuryumva ashobora kuryumvira mu mwuka rigahindura ubuzima bwe. Bibiliya itweretse amateka cyangwa se itweretse testimony y'aba bagabo bene Aroni. Aba bari abarinzi b'igicaniro, kandi cyari igicaniro cyakaho umuriro wacanwe n'Uwiteka. Noneho ngo barangize barasinzira, donc bararangara. Ngo bamare kurangara, igicaniro, umuriro wari ku gicaniro bari barinze urazima. Uyu muriro umaze kuzima, baravuga bati imyaka tumaze turinda igicaniro, imyaka tumaze tumenyerewe ko twebwe tuba ku gicaniro, aba bantu noneho nibaza kureba umuriro turabahereza iki? Bafata icyemezo bajya kurahura. Baza kwikopesha umuriro. Iyo bawikopesha ukaba ari muzima, ngo bagiye kurahura umuriro udatunganiye imbere y'Uwiteka. Ngo bagere kurahura, barahura umuriro, ngo baraza barongera barawucana, boserezaho n'ibitambo ku gicaniro cy'imbere y'Uwiteka, kandi babikora mu izina ry'Uwiteka, ariko babe bacanye umuriro w'umurahurano utaracanywe n'Imana. Ngo bigere ku mugoroba, Uwiteka aramanuka aza kumva umubavu wo kubicana. Yumva umubavu uhumura, yumva si umuriro wacanywe n'Imana, si umuriro yacanye. Iravuga ngo uyu muriro wavuye he? Imana irebye isanga bavuye kuwurahura, ngo ako kanya ibicira ku gicaniro imbere y'Uwiteka. Ibagira gute? Irabica. Ibicira he? Ngo Mose arangije ahamagara bene wabo, arabwira ati yemwe, nimuze muterure intumbi za bene wanyu, muzijyane inyuma y'amahema, muzisigeyo inyuma y'ihema ry'ibonaniro, muzitware mujye kuzicirayo. Ibi rero biravuga Imana yatangije umuriro w'umwuka wera mu matora. Imana, ibi bintu byo gusenga byatangiye birimo imbaraga z'Imana, birimo kubaha Imana, birimo gutinya Imana, birimo kuba maso, birimo gusenga mu kuri no mu mwuka, birimo kuzura umwuka wera w'ukuri. Noneho birangira abantu viziyo yivanze mu bitekerezo by'abantu, abantu bararangara, noneho igicaniro bari bacunze kirazima. Ubu abashumba, ababwiriza butumwa, abahanuzi, abaririmbyi benshi uyu munsi barimo kotesha abakristo umuriro bagiye kurahura, kuko barahunikiriye. Abantu bagiye bakunze ifaranga cyane, abandi bakunda abagore cyane, abandi bakunda gusebanya, abandi bajya mu matiku, abandi bakunda kugotomera, abandi bakunda inzangano, abandi bakunda amarozi, barahunikira. Noneho igicaniro bari babereye maso kirazima. Kimaze kuzima, baravuga bati n'inyenyeri ifite, n'imisaraba nambaye, n'amakaruvati nambaye, n'ibintu n'abantu bose nabwirije, ntabwo nahagarara igicaniro kizimye bajya kurahura. Ubu ngubu abantu benshi barimo barakoresha umuriro w'umurahurano. Niyo mpamvu abasambanyi badatinya kwegera igicaniro, kuko iki gicaniro cyarazimye, umuriro uriho n'uw'ibikenkeri n'uwo barahuye, ntabwo wacanywe n'Imana. Ubu abakristo benshi
bari kota umuriro pasiteri yagiye kurahura utaracanywe n'Imana. pasiteri niwe wakomeje umuriro hanyuma abantu bakaza bakawota. abashumba benshi uyu munsi wa none bagiye kwirahurira, barahura umuriro, bawuzana mu icyaci. Abakristo bari kota umuriro w'umurahurano. Niyo mpamvu ujya gusanga yari umurahurano. Uw'Imana warazimye ke akavuga ati iri torero maze imyaka 15 ushumbye, ndangije navukiye mu gipastori, nubwo nagiye kurangarira mu byaha umuriro ukazima, ariko ntabwo naberaho ngaho ndafite igicaniro. Akanyarukira Tanzania, abandi bakanyarukira Kenya, abandi bakanyarukira Uganda, abandi bakajya Nigeria. Bagiye kurahura umuriro w'ibirahurano, barawuzana, baza kuduha umuriro w'ibicupuri. Niyo mpamvu ujya gusanga ugasanga umushumba muzima ari mu matiku y'Abakristo n'Abakristo ashumbye. Uyu muriro ni uw'Imana. Uyu muriro pasiteri yacanye yarangiza akajya mu matiku n'Abakristo ashumbye. Uyu ni umuriro w'Imana. Yarangiza akajya gukora n'Abakristo b'icyaha, yarangiza akajya gusambana n'Abakristo ayoboye. Ugasanga umupastori ari kujya gusambana n'umukristo we umwungirije mu rusengero. Kubera iki? Umuriro w'Imana ugihari nta mushumba wakoraga ibyo. Byatewe nuko umuriro w'Imana wagize gute? Wazimye. Uwo pasiteri yizaniye azaho yawukuye, arabizi ko atari uw'Imana, azaho yawukuye. Uyu muriro azaho yawukuye, aza amakuru y'uyu muriro, arabizi ko ibintu bitaba reported ku Mana, arabizi ko ijuru atazaritaha, arabizi ko icyo akeneye ari ifaranga mu ishengero gusa, ibindi byose ageze mu ikanisa, avuye mu ikanisa aza yikorera ibyo ashaka, kubera ko umuriro aho yawukuye yagize gute? Ntabwo ari umuriro w'Imana. Si umuriro w'Imana. Mufatwe mu izina rya abantu bagiye gushakisha umuriro wa pasiteri, turabakomeje cyane, mwihangane n'ukuri. Ubu abavuga butumwa benshi umuriro w'Imana warazimye, barangije bafata icyemezo, baragenda bajya kurahura umuriro, bazana umuriro w'umurahurano, baza aho bawukuye, barabizi ko utacanywe n'Imana. Niyo mpamvu abwiriza ubutumwa, yarangiza kubwiriza ubutumwa akajya gukanda utubere tw'abakobwa bari kuririmba muri korali yarariho abwiriza muri iryo kanisa. Kubera iki? Umuriro w'umurahurano ntabwo ujya, nta buryohe bwawo, nta mbaraga ugira. Abantu rero benshi bari gusengera ku bicaniro byazimye kera, ahubwo ababiyoboye cyangwa ababihagarariye cyangwa se abari hafi yabyo bizanira umuriro w'umurahurano, umuriro udafite imbaraga, umuriro udafite aho ukomoka, umuriro udafite igisobanuro, barawuzana ku gicaniro, abantu uko barota imiriro y'imirahurano. Imbeba zarabavogereye. Niyo mpamvu ibyatinyaga igicaniro kera. Jye nakijijwe muri 1997 1992 twakijijwe abantu batinya Imana. Umuntu witwa umuhanuzi atinya Imana, umubwiriza butumwa atinya Imana, abashumba batinya Imana, ariko abantu ntibagitinya Imana. Abantu baraje gusenga, bakajya mu materaniro, umuntu akihandagaza, agahanura ibinyoma, agambiriye gusebya mwene wabo uwaba uraho mu ikanisa kugira ngo amusenye, akavuga ngo ni Imana ihayivuga, kandi ni umuriro w'umurahurano. Umuntu arifata akakubwira ngo Imana irambwiye ngo ku itariki iyi uzobona ibi nibi, Imana irambwiye ngo izakugira gutya, Imana irambwiye ngo izaguha, aramara ni umurahurano. Imana ntiyavuze, Imana ntigihari, igicaniro cyarazimye kera. Icyakora abantu babifitemo inyungu, baragenda bazana undi muriro kugira ngo uwo muriro utazima, kugira ngo uwo muriro utazazima, baza guhembera gusa umurahurano, ariko umuriro w'Imana warazimye. Niyo mpamvu abantu baririmbira Imana, ugasanga umuyobozi wa korale n'undi muyobozi w'ikorali cyangwa n'umuririmbyi wiwe barakorana ibyaha, bamara bakaza ku ruhimbi bagatinyuka uruhimbi rw'Imana. Kubera iki? Uru ruhimbi umuriro warazimye. Kimwe mu bintu bigaragaza ko igicaniro cyazimye, ibyatinyaga igicaniro biragitinyuka, birakivogera.
uyu mugabo witwa Yeremiya aherutse kuganya cyane mu bice 5 kuri 16 na 17 ntibuka neza, aravuga ngo bitewe nuko umusozi wa Siyoni ubaye amatongo, ingunzu zirawuzereraho. Ingunzu zizerereye ku ruhimbi, ingunzu zizerereye mu makorare, ingunzu zizerereye mu matorero, ingunzu zizerereye mu byumba by'amasengesho, ingunzu zizerereye, ingunzu zizengeresha itorero. Imana iguha imbaraga zo guhishurirwa ingunzu ziri kuri uyu musozi wa Siyoni kugira ngo Imana izigukubitire. Amen. Ingunzu zizengereje itorero. Kurasanga mu itorero ingunzu zarafashe icyemezo cyo kutarivamo. Hari abantu bahagurutse muri iyi minsi, hari abantu bigize ingunzu mu rusengero bashinzwe gusa guhanura ibinyoma. Hari abantu bahagurutse bigize ingunzu bashinzwe kuvuga ngo beretswe ibinyoma, ngo babonye, ngo barose ari ibinyoma, ari ingunzu zazizerera ku iteraniro mu itorero kugira ngo zisenye itorero. Ariko Imana yo mu ijuru tugiye kuyisenga, tuyinginge, tugiye ngo duhe imbaraga zo guhishurirwa, dufatira ingunzu mu murimo wawe, hanyuma umurimo w'Imana wongera utera imbere. Niyo mpamvu uzasanga muri iyi minsi abantu twita abakozi b'Imana aribyo bisamba. Niyo mpamvu uzasanga muri iyi minsi abantu bitwa abakozi b'Imana aribo batwaye abagore b'abandi, aribo batwaye abagabo b'abandi, aribo basenya ingo, aribo bagize gute. Imyanda yose yatinyaga igicaniro yaragitinyutse. Amaze ngo Imana ihageze, ngo Imana igeze kuri ico gicaniro, ngo iracitegereza irakireba, ngo ibona uwo muriro siyo yawucanye, iravyitegereza irabireba, ibona uwo muriro si uwayo, ngo irangije ifata icyemezo, ngo ifata aba bahungu bene Aroni, ngo ibatsinda iruhande rw'igicaniro. Reka ngo uhanurire wa mushumba, reka ngo uhanurire wa mubwiriza butumwa, reka ngo uhanurire wa muririmbyi we, reka ngo uhanurire wa muhanuzi we. Bamaso usenge, kubera ko Imana igiye kumanukira kuri iki gicaniro. Nisanga uri gucana, uri guhembera umuriro wagiye kurahura muri rubanda, Imana iragutsinda ku gicaniro. Nukuri Imana uyu mwaka Imana igiye gukubitira abantu ku ruhimbi. Uyu mwaka Imana igiye gukoza abakozi b'Imana, abakozi biyita b'Imana isoni, barimo kotesha abantu umuriro barahuye. Niba wumvise iyi video, garukiraho wongera winginga Imana, Imana igucanira umuriro, Imana ikurahurira. Imana igiye kumanuka gukubita ingunzu ziri kuzerereza umusozi wa Siyoni, ngo bitewe nuko ubaye amatongo. Ingunzu zarawumenyereye, ingunzu zawuzengurutseho, ingunzu ziri kuwukoraho amahano, ingunzu ziri gukorera amabara ku rusengero, ziri gukorera amabara ku ruhimbi rw'Imana, ku musozi wa Siyoni, aho twageraga tugahembuka, aho twinjiraga tukagubwa neza, aho twinjiraga tukuzura umwuka wera, aho twinjiraga tukumva imitima yacu iguwe neza. Uyu munsi urahinjira ugataha wakomeretse. Kubera iki? Umusozi wa Siyoni wabaye amatongo, banyiraho ntibagihari, inanga zaramanitswe, ntabwo bacyemererwa gucuranga, ngo abasore n'abakobwa bo muri icyo gihugu ngo ntabwo bacyemererwa gukora imirimo yahera urusengero. Kubera iki? Ingunzu zahafashe mpiri, banyiraho barimuwe, bavanywe mu byaha. Ariko iki ni igihe Imana igiye kugarura abakozi b'Imana, ikabagarura mu bikari byayo. Iki ni igihe abajanywe Babuloni, Imana igiye kubagarura ikabasubiza ku ruhimbi rwayo rwera kugira ngo bakore umurimo w'Imana. Iki ni igihe Imana igiye kugaruka ku gicaniro cya uyu ni umwaka Imana igiye kugiriramo abantu imbabazi, ikongera igahembura imitima, ikongera ikatugarura ku isoko, ikongera ikatwuzuza umwuka wera, ikongera ikatwuzuza imbaraga zidasanzwe, igakubita ingunzu ziri ku ruhimbi, ikazikura mu nzira, ikinjizamo abo yahamagaye. Yego. Tugiye gusenga Imana. Ariko utarasenga wakubaza. Yego. No, it's a pastor. Not pastor. I'm not pastor. I'm evangelist. Yeah. Ako byose ninka not the same. Bitewe na wa muriro w'umurahurano. Abana bavuga butumwa bigize abapastor. Abara abaririmbyi bigize abahanuzi. Bitewe n'umuriro w'umurahurano, abantu banza amatitire yabo bagiye gufata andi matitire y'ibitangaza kugira ngo babone uko botesha abantu umuriro w'umurahurano. Ariko ibyo nabyo Imana yambwiye ngo bigiye gusubirwa.
bigiye gusubirwamo. Imana yabivuze mu ijambo ryayo, yavuze ngo bigiye gusubirwamo, kuko bene Aroni babotesha abantu umuriro batacaniwe n'Imana. Uyu muriro abantu bicaniye, Imana igiye kuwuzimya. Yego. Imana igiye kuwuzimya, kandi abawucanye izabatsinda kuri uwo muriro, hanyuma nirangiza ihamagara abo yahamagaye, ibacanira umuriro mushasha, bakomeze bawote, abantu bongere bahembuke. Pastor, ikibazo nagize ni kimwe. I'm not pastor. I am Evangelist, sorry. Karan. Evangelist. Thank you. No, asante sana. Evangelist. Yeah. Niye mpamvu ubona, niye mpamvu igicaniro kizima kuba Kristo. Ugasanga umuntu yari afite imbaraga zo gusenga. Yari afite imbaraga zo gusenga koko. Hanyuma nyuma igicaniro ciwe kikazima. Ubona ari iyo mpamvu ituma abantu igicaniro cyabo kizima. Nta yindi mpamvu. Nta yindi mpamvu. Ni ukurangara. Abantu bararangara bibagirwa ko bacanye umuriro w'Imana, bacunze umuriro w'Imana, bamaze kurangara umuriro urazima. Iyo warangaye ukagira ibikurangaza, ukarangazwa n'inzoga, ukarangarira mu busambanyi, ukarangarira mu bujura, ukarangarira mu bwibone, ukarangarira mu matiku, ukarangarira mu magambo, ukarangarira mu gusebanya no guteranya abantu, ukarangarira mu kumva amagambo y'amabwire, ukarangarira muri ibyo, ukarangarira mu matiku, iteka ryose igicaniro cyo muri wewe kizacama kizima, hanyuma ugasigara uri kumanjirirwa. Abantu rero bararangaye, ibicaniro byabo birazima, ngo bimare kuzima, bareba amatitire bafite, bareba uko abantu bababonaga, bamaje kurahura kugira ngo bakomeze bacane. Ariko uyu muriro Imana irabizi ko atari we yawucanye, kandi izabatsinda kuri iki gicaniro. Utumye nibuka akantu, hari umuntu umwe, hari abantu benshi ngenda numva, ese nawe nibyemera nawe urambwira. Umuntu agasigara ku ijambo akavuga ngo mbere ngo twarasenze mbere, twasengeye mu mazi, dusengera ku misozi, dusengera n'ahandi. Ndetse ngo mbere ngo twarahanuraga, ngo mu gihe cyacu ngo twarahanuraga. Hanyuma nawe iyo titire iyo kuvuga gutyo mbere twarahanuraga, ariko ubu ngubu ntabwo nkibikora. Niyo titire nawe wowe yumva uti iyo titire umuntu yavuze gutyo. Reka ndeke kukubwira uko nyumva, ahubwo nkubwira uko bakwiye kumera. Pawulo yaravuze ngo ni byiza ko umuntu asubira uko yari ari agihamagarwa. Niba subira uko bari bagihamagarwa. Niba warahamagawe usenga, subira gusenga. Niba waramagawe uhanura, subira ku gicaniro, Imana yongera ikuzuze mu izindi mbaraga, wongera uhanura. Niba warahamagawe uririmba, subira ku gicaniro, Imana igusubizemo izindi mbaraga, muze umwuka ntago basaza. Pawulo yaravuze ngo nubwo umuntu wanjye w'inyuma asaza, ngo ariko umuntu w'imbere we ngo arushaho kuba mutoto cyane, ngo arushaho kuba muto cyane. Iyo ngewe nshaje ku myaka yanjye mfite, yego ku myaka yanjye mfite, ngewe ko ndasaza, ntabwo nkiri gukura, ko ndasaza, ariko umuntu wanje w'imbere akwiye gukomeza, akwiye kuba mushasha, akaba uruhinja, akaba muto cyane, agakomeza donc Karebu ageze Kadeshi, ageze Giruga. Karebu ageze Giruga yabwiye Yosuwa, aramubwira ngo umva Yosuwa we, ngiyuko ivyo Imana yavugiye i Kadeshi Barumeya, ngo kandi ico gihe Imana ibivuga ngo nari mfite imyaka 40, ngo kandi uko narwanaga mfite imyaka 40, ngo na n'uyu munsi we ngo niko ngirwana, ngo mfite 85. Aramubwira ngo none yari yavuze kwa kundi turi Kadeshi Barumeya, n'uyu munsi rakwibukije, ongere umpereze gakondo yanje. Nuko Imana yagize gute? Imana yabisezeranije uko wakoraga ugifite imyaka 40, ugize 85, hashize imyaka 45, niko ukwiye kongera kugira gute? Niko ukwiye kuba umeze. Aho baza bavuga ngo twakoraga ibi none twarabiretse. Ingovu z'imiringa imbere y'Imana ntizibaho, imirimo ya nyuma izahesha iya mbere agaciro. Nimureke tugaruke ku isoko, twikubita agashi, dusenga Imana itwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, Evangelist, sorry. Sinzi ko niryo jambo ko ryanje mo. Yego. Ariko nugufashwa n'ijambo. Yego. Ariko byose bituzanira ibyiza, niko twatangiye tuvuga. Hanyuma niki twakora twebwe abakristo, twebwe niki twakora kugira ngo tugaruke ku gicaniro cy'Uwiteka? Buri muntu wese akwiye gusenga mu mutima we, akwiye gusenga Imana yiwe, akayinginga, akayibwira ngo ma ndabizi neza igicaniro cyanje cyarazimye, ndangije nirwanaho nje kurahura, ariko ndakwinginze zimye uyu muriro nyakiriza uwundi, hanyuma nurangiza unsubize ku isoko. Nta kindi umuntu yakora.
ni ugusenga Imana ikatugarurira, hanyuma tukaba maso tugasenga. Yesu yaravuze ngo nimube maso kandi musenge, kandi musenge iteka kugira ngo mutagwa mu moshya ya Satani. Amen. Amen. Paulo yavuze yabwiye itorero rimwe arabwira ngo musenge ubudasiba. Dukeneye gusenga ubudasiba. Ushize twabiganiriyeho tuvuga ko gusenga atari intwaro y'umukristo, ahubwo gusenga n'ubuzima umukristo agomba kubamo. Rero gusenga nibyo zonyine bitugarura no kwizera no kongera kwirinda cyane no kwihana cyane, bikatugarura ku isoko, none Imana ikaducanira umuriro mwiza. Ariko ibyo ni tutabikora, n'ubundi abo gupfa bo bazanagwa ku ruhimbi rw'Imana. Kandi umva ikintu gitangaje, hari abapfuye, hari intumbi ziri mu isi, ako zigenda zaguye ku ruhimbi. Iyo uje kubona ukabona umushumba muzima, umushumba muzima araja mu matiku n'abayoboye, arumva amatiku mu matwi ye, amagambo y'amanjwe, arimo arasenya itorero ryiwe, arimo arahereza umurinda bari gusenya umurimo w'Imana mu rusengero ayoboye. Uyu mushumba ni intumbi iri ku ruhimbi, yapfuye kera, yaguye ku gicaniro, kubera ko uyu muriro ntabwo wacanywe n'Imana. Ntabwo abantu bazapfa rega, ntabwo abantu bazapfa ngo bashire. Hari n'abantu bapfa mu mwuka, akaba ari intumbi ibereye aho ngaho idahinduka. Reka nkubwire ikintu kiranga intumbi, hanyuma dusenge. Ikintu cya mbere kiranga intumbi, ntabwo igihindukira. Aho bayerekeje naho ngaho iguma, ntabwo igihindukira. Hiza yihindukiza intumbi. Nuba n'umushumba rero udahinduka, nuba n'umubwiriza butumwa udahinduka, nuba umukozi w'Imana muri rusange udahinduka, tumenya ngo ni intumbi iryamye ku ruhimbi rw'Imana. Umushumba udashaka iterambere ry'urusengero, umushumba wegereza iterambere ukabona ntabyishimiye, ntabyegera, yabirwanyije, menya ngo ni intumbi iri ku ruhimbi. Uyu nguyu ni intumbi ntahinduka. Icya mbere kiranga intumbi rero, intumbi ntabwo iza ihinduka. Kabiri kiranga intumbi ntizihumurirwa. Ibihumura neza ntabwo bikora ku ntumbi ngo inezerwe kuko yumvise ibihumura. Aha rero biragereranywa n'umukozi w'Imana utajya yumva ibyiza ngo yumve by'urusengero ngo yumve bimusha. Yumve biramunyuze biramutika. Iyo ni intumbi yaguye ku gicaniro, kubera ko yazanye umuriro w'umurahurano, Imana imutsinda ku gicaniro, yaguye ku gicaniro. Uwo ngo ni intumbi yigendera, muyobowe n'intumbi. Niba mufite umushumba umeze gutyo, muyobowe n'intumbi mu buryo bw'umwuka. Gatatu, intumbi ntireba, nta maso igira. Ikizayikubwira iza yakira abantu b'umumaro, ariko ntibamenye. Ntizimenya ngo babaje kunkura muri moruke, ntizimenya ngo abantu baje kunkura mu biri. Oya, intumbi ntizimenya. Anko wanje naye narabuze yaje ku canje. Ntizimenya. Intumbi ntizimenya ngo uyu muntu ni uw'umumaro, yinjiye mu ikanisa aje gukora umurimo w'Imana. Intumbi ntizibimenya, itekereza iby'intumbi. Gatatu, kandi akubwira icya kane, intumbi ntizinezerwa, ntizica mu maso. Ntabwo ihora imeze ngo ntizica mu maso. Uko yapfuye imeze nuko nguko iguma, ntabinezeza igira, ihora yafunze isura gusa, ntabyishimigira. Niyo wakora ibingana gute, nubona uyu muntu ni umugabo wawe mubana mu nzu, ni umushumba wawe mubana mu itorero, ni umuyobozi wawe wa korale, ni umuntu mubana mu kazi ka buri munsi, ukabona uyu muntu ntajya aca mu maso, ukabona uyu muntu ahora yafunze isura, iyo muhuye nta kumenya, iyo muhuye nta kunezererwa, menya ngo ni intumbi ugendana nayo. Hunga ibibazo mu izina rya Yesu. Iyo ni intumbi. Ni intumbi. Reka nkubwire akanyuma, kuko ni ikindi cyigisho nza nigisha kivuga ku ntumbi, ariko reka nkubwire akanyuma. Intumbi ntizigenda. Higira amaguru. Irayagira nako sigenda. Irayagira ariko ntigenda. Kaga amaguru yaza atera. Nubona rero umuntu uri mu buzima budatera intambwe, budahinduka, ukabona ushumbye urusengero, uyoboye korali, uyoboye abanyamasengesho, uyoboye ministeri runaka, uyoboye abayumbe runaka, ukabona nta terambere, zumenya ngo yaba wewe baba buyoboye ni intumbi. Kuko intumbi ntiziza nukuvuga ngo iyo uyoboye abantu uri intumbi ntibamenye kuri intumbi ngo baguhindure, nabo baba ari intumbi, ni intumbi zigenda.
kuko intumbi ntizitera intambwe ngo itere imbere. Aho uyisiza 2023 niho uyisanga 2026. Amatiku wabasiganye 2010 niyo ubasangana 2020. Intambara wabasiganye kijya gihe nizo ubasanga na kino gihe. Ibibazo wabasiganye kijya gihe nizo ubasanga na bino bino. Izo ni intumbi zaguye ku gicaniro cy'umuriro w'umurahurano. Rero intumbi nyinshi zireze mu rusengero rw'Imana, ariko wowe ukurikiye Umuyoboro TV akira amahirwe, akira gukira, akira imbaraga z'Imana. Va muri ubwo butumbi, va muri ubwo va kuri icyo gicaniro cy'umurahurano. Imana iguhereza igicaniro kizima cyacanywe n'Imana. Imana ikuzuza umwuka wera. Imana ihembura ubugingo bwawe. Imana ihembura umutima wawe. Imana ihembura ibitekerezo byawe. Imana iguhereza umugisha wo kuzayibona. Imana ihembura ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Indwara ufite ikire, ibibazo ufite bishire, ubukene bwawe bushire, amadeni yawe Imana yishure, intambara zawe Imana zirwane, urugamba uriho Imana irutsinde mu izina rya Yesu. Imana iguha imbaraga zo gutsinda, ikurwanyiriza ibikurwanya, ihiga ibiguhiga, inesha ibyakunesha, iganza ibyakuganza mu izina rya Yesu. Amen. Niba dufatanyije, zamura ikiganza aho uri. Waba uri mu modoka utwaye, waba wicaye mu nzu wawe, waba uri mu kazi, uri muri ofisi, waba uri mu nzira ugenda, waba uri mu ishuri, aho waba uri hose, zamura ikiganza cyawe cy'iburyo gusengera Imana. Mwami Yesu, turagushimiye. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya w'aya materaniro, tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya w'ijambo ryawe Mana. Tugushimiye umwene data turonse, azamuye ikiganza cye, arashaka kugirirwa neza n'Imana, arashaka kumuhembura, arashaka kugaruka ku isoko, arashaka kugaruka ku gicaniro kizima cyacanywe nawe. Numuhishurire, numwereke ibikwiriye, numwiyereke, numuhe imbaraga, numurwanirire ibyamutwaye ubimukuremo, ibyamushimuse umugarure ku isoko mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko bishe gusenga kwacu. Kiza indwara, hembura imitima, garuka mu itorero ryawe, fata abantu bawe mpiri, ubuzuza umwuka wawe wera kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze ziganze. Urakoze, turagushimiye ko bishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Wowe utarakora subscribe bene data, mutubwiye muri comment, mutubwiye se bino bintu ni byiza cyangwa ni bibi. Nimba ari byiza mutubwiye dukomeze, nimba ari bibi mutubwiye duhagarika. Ariko ndizere ko atari bibi ku buzima, ku mukristo wa nyawe. Ndizere ko atari bibi. Ni iby'ingenzi bino bintu, hari ababibuze. Rero bene data, mwandike muri comment, mudushigikire, mukoreshe mpamvu twabazaniye umukozi w'Imana, ndetse tuzazane n'abandi batandukanye kugira ngo bakomeze twigishe ibyiza by'ijuru. Urumva no magambo ko atari mabi. Amen. Batubwiye ati twongere twubake igicaniro. Nehemiya yumvisha iwabo ko habaye amatongo, yararise, ararira, aravuga ati nakumbuye iwacu. Amen. Rero bene data, icyo nabasaba, mureke dukomeze twigane ijambo ry'Imana kuri channel yacu. Ikindi kandi ukore subscribe, share, comment, like. Ijambo rimwe umukozi w'Imana dusoza. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Nakagaruka ejo bundi tuzaza tuvuga. Thank you.